Yes, reka dutangire tubaha ikaze abantu mwese mudukurikiye muri kureba Prime TV aka kanya by'umwihariko 411 show tubahaye ikaze. Diana, how are you? Ariko nanjye ibyo binono bisigaye binteza bisubiremo. How are you? I'm good. How are you ni? Yes. Alright, Diana, kadushimira abantu bose rero bakomeje kutwereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. By'umwihariko se gukora Petero ndetse na Cyusa hariya Kacyiru. Abo ni abantu baba bategereje iyi saha. Hari abantu byo nanjye nzi batajya bagira bakura kuri Prime TV. Isaha ni saa 12 kugera mu rugo. Oya kubera corona Diana. Alright. Isaha yo kugera mu rugo ni saa 12. Iyo gufunga akazi utaba washyuka burara ni saa 11. Yes. Ntabwo uraburara kubera kutamenyera abasaha. Naraburaye nakuraye. Namagara restaurant ngo twarafunze. Twirinde corona. Twafunze ariko nibyo nibyo tugomba. Ariko ikintu cyantunguye ku munsi wa mbere yari ku itariki ya mbere ni mu cyumweru gishize nuko saa 12 pe nta ninyoni ita. Ngo kugera mu rugo ngo bose babireba. Alright. Nanjye naragiye. Magarara hejuru nyine ndetse ko bafata imbaga y'abantu ibihumbi. Umva mudeba mu muhanda nsanga nta muntu n'umwe uri gutamba. Ariko ni ibintu byiza dukomeze twirinde twaribohoye kibi cyane. Tugomba no kwibohora corona my friend. Abanyarwanda dufatanije reka turwanye iki cyorezo ntaba ari nge ntaba ari Diana wanduza abandi. Uyu munsi rero wari umunsi wo kwibohora. Wari umunsi wo kwibohora kandi ikindi nanone abanyeshuri bari no mu rugo baratashye. Abanyeshuri baratashye reka mbahe nanone ikaze abanyeshuri mudukurikiye. Turabizi ko mwari mudukumbuye ariko natwe turi hano kugira ngo tugire gute tubahe ibyo mwari mukumbuye byose. Tubahe ikaze mugabanya n'akaguru ko kugenda mutemberana musuhuza. Wa mugani siko ibyo bintu byo kaze tubahe n'ibyo kwicara mu rugo urumva mugakoreza homework mugasubira mu nimba amashuri yaba yafunze mugume mu rugo murebe televiziyo mukora imirimo mugire mute nyine mumufasha ababyeyi imirimo ntago ari ukuza ngo mujye mwirwa muryamye mwirwa mujya gusurana ntago byemewe. Yes, hanyuma tumareka dutangire dushimira abantu batumye dusa neza. Ndashimira abantu bankoreye mu mutwe neza muri our saloon bakorera rero hariya ku Ruyenzi muri etage ya mbere first floor hejuru ya Banque Populaire. Rero mujyeyo ni muri our saloon abashaka gusa neza. Hanyuma rero Elegance shop nabo batumye ndukinga very good. Mutoni ako Mutoni namukunda. Mutoni ni umukobwa nk'abandi. Yes. Yes, reka nshimire Elegance shop bakorera hariya muri chic muri rimwe bakorera muri rimwe ariko bimukiye muri rimwe. Bimukiye muri rimwe ko nago barashyiraho nimero ariko uhageze wabaza ngo Elegance shop ikorera ariko tuhabona. Yes. Ngiye rero bura gato cyane buretse manze ase kuri kunywa wenyine man. Igifuniko cya mbere izo nzara nawe zatuma gafungura. Igifuniko cya mbere kanshimire rero Links Energy Drink. Ngiye hano irebe neza cyane ikinyobwa cyiza cyane ushobora nawe gukoresha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ugire morale courage. Reka rero nshimire Links nawe washobora kujya ufata iki cyo kunywa. Reka dugere ku cyangwa ujye bamwita Simba Store. Jya kuri Instagram umufollowing cyangwa se ujye downtown ku muryango wa F97 nari mbyibagiwe kubera delivery ntago nari nkibuka kujyayo. Alright kujya guhaha. Yes, uyu ni Simba Store rero ushaka kumugana kugira ngo nawe urusheho gusa neza uburyo bwose arakwambika uburyo bwose urasa neza cyane. Diana dufite package nini cyane. Dufite ibintu byinshi byo kubabwira. Dufite amakuru yagiye acishikana muri kino cyumweru ama video menshi abasetsa kugira ngo turabizi muri mu rugo deja muri mu rugo saa 2 twe twatangiye ikiganiro mwicaye muri salo muri kureba natwe rero turi hano kugira ngo tudatumamo aboard sibyo. Yes, reka tugaruke mu kanya gato cyane hasigaye tubagezaho amakuru ndetse n'ibindi twabateguriye uyu munsi. Bibutse ko ndi Edman na Princess Diana. Iyi ni 411. Yes, all right. Diana, how are you? Meze neza cyane. Meze neza cyane. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment tu marches?
ariko barakankoseye ako kantu sinzi impamvu nakibagiwe. Ni koma samarishe. Ntabwo ariko bavuga gute? Erega wowe Bavuga gute nyine? Baravuga use mbikubwire bose ngo ndabizi barakubaza ngo kumativa uri gusubiza samarishe ni nko kuvuga ngo je vais bien. Alright, reka tujye ku nkuru zacu. Samarishe bien ngo twagiye n'inkuru ya mbere. Reka duhere ku nkuru rero. Abantu benshi baguye mu kantu bari bamaze kubona ko aba bahanzi tugiye kuvuga ni Bruce Melody cyangwa se twavuga Igitangaza Music yari ifite abahanzi babiri, Kenny Sol ndetse na Juno Kizigenza, aho babarizwaga muri iyi rebo, ariko bitunguranye amasezerano yabo araseswa cyangwa se yarahagaze. Then umwe ku wundi ajya gukora umuziki ku giti cye. Bruce Melody mu itangazo yashyize hanze yashimiye uyu Kenny Sol ndetse na Juno, avuga ko batandukanye nyuma y'umwaka hafi n'igice, ariko avuga ko still abangaba bose rwose ni abantu bagaragaje urwego rundi bazamutse mu gihe baba bari mu gitangaza, ndetse avuga ko imiryango ifunguye ku bashoramari cyangwa se andi ma company babafasha akeneye kuba yafata aba bahanzi umwe muri bo. Ndetse na Juno we yahise ashimira Igitangaza, avuga ko still ari Igitangaza yamugejeje ahantu rwose, ndetse avuga ko yari timu nziza cyane. Uyu musore rero Kenny Sol ntakibarizwa mu Gitangaza ya Chris hamwe na Juno Kizigenza aba bakoreye indirimbo zitandukanye, bari gukora umuziki ku giti cyabo. Numvise Kenny Sol yasohoye n'indirimbo yitwa Haso. Wagiye guhasoringa wenyine, ndakeka ariko ko hari isomo bigiye hariya hantu. Buriya iyo ugiye ahantu ukarinda uhava, wamara kuva mu ibyo biganza ukabasa nk'aho uba utakaye, ariko still Kenny ndetse na Juno reka turebe uburyo ki bazakora umuziki ku giti cyabo, kandi tubifurize kuzagera kure nk'ibisanzwe. Tunyarukire rero Edman ku yindi nkuru, aho Nsengiyumva François igisupusupu nguyu ahangaha arafunzwe, akurikiranyweho ibyaha bibiri. Icyaha cyo gufata ku ngufu, yego, umwana w'imyaka 13 utaruzuza imyaka, ndetse no kumukoresha imirimo yo mu rugo, iyi mirimo y'ingufu, nuvuga ngo yari yaramugize nk'umukozi w'umwana. Yari umukozi wo mu rugo kwa Nsengiyumva, akamukoresha imirimo ivunanye ari umwana, ndetse akanajyamana nawe. Ikibazo igisupusupu, inzego z'ubugenzacyaha RIB zaramushatse ziramubura, agenda yihishahisha ahantu hose, ariko kubwo ubufatanye n'abaturage haje kumenyekanaho uyu muhanzi mukunze muri benshi aho aherereye, abasha gutabwa muri yombi. Izi nkuru zirimo zivugwa cyane na Kid Gaju yararekuwe, ni nyuma y'uko yaramaze igihe kinini muri gereza, ariko ntibigeze bivugwa. We yaziraga gukoresha imibonano mpuzabitsina umuntu ukuze ku gahato, ndetse no gucuruza abantu, human trafficking. Ariko yaje kuba yarekurwa, akurikiranwa ari hanze mu gihe yari amaze igihe kirekire muri gereza, ntabwo byigeze bivugwa, ariko byavuzwe asohotse. Alright, dana indi nkuru y'akababaro, umuntu mwamenye kera kenshi mu itangazamakuru, uwo bita Mukeshabatware Dismas yitabye Imana. Abantu bakurikirana inkinamico cyangwa se abantu bakurikiranaga hafi Radio Rwanda mu myaka ishize, uyu musaza ijwi rye wararyumvaga ugahita wumva koko nyine yari afite ijwi ry'umwimerere. Haba mu nkinamico yari afite uburyo avugana igitsure, akora inkinamico. No kuvuga ngo uyu musaza yari ijwi rye abantu benshi bararikundaga, kubera ko ni umuntu wavugaga ukumva nyine hari umuntu buryo uvuga ukumva muri wowe suza ukuntu merewe, yari afite ijwi risara ukuntu ariko ryiza abantu nyine yari yarigaruriye imitima y'abantu benshi, kuko nyine ni ikintu yakoze igihe kinini, yaranamamazaga, yakinaga amakinamico, yavugaga amatangazo, mbese yari inkuru y'akababaro. Ni umurigent kandi abantu benshi bamufatiraho urugero. Reka twihanganisha umuryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakunze uyu mugabo kakahava, ndetse
tumubwire ngo iruhuko ridashira, rest in peace. Imana imwakire baye. Dana, inkuru tuganishije ku musozo ni inkuru rero ya Cardi B rero aratwite nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho. Uyu mugore atwite inda ya kabiri, umwana we wa kabiri nyuma na Offset n'umugabo we Offset, muramuzi wo muri Amigos. Ahangaha rero Amigos yari iri ku rubyiniriro bari kuririmba, arangije Cardi B arazamuka abasanga ku rubyiniriro, arangije ahita atangariza abantu yuko agiye kwibaruka uwundi mwana. Sibye ko ari n'ibintu binagaragara, biragaragara ku mafoto. Abakunzi ba Cardi B nabo hano rero badukurikiye, nizere ko iyi ari inkuru nziza kandi rwose Imana izamufasha byare neza, kubera ko uyu munsi dushaka guseka pe, tugaseka cyane. Abanyeshuri mwavuye ku ishuri, abo mwicaye hose, aho muri hose, nizere ko tugiye gutangirana ibyishimo byo guseka. Sekera mu rugo aho uri, kandi niba munayicaye one ku baturanye utajyana icyorezo cyangwa ukagikurayo, never don't. Ikindi kandi no mu rugo mujye mwicara rero muri metero, nibyo kuko n'ubuzi ngo yes mu rugo byakunda byakunda kubera iki icara ahangaha n'undi yicara ko nuzi ngo nimba watarabutse se uzi wahuye n'abantu, iki cyorezo kiri kwandura cyane, mwicare nabwo muri metero. Alright, reka tubasekereze aho muri, reka twisekere twese dufatanye guseka my friend. Tonight ntabwo ngende buseka. Yes, ariko nta kujokinga byo mujye mwicara no muri metero mu rugo. Yes, reka rero twinjire muri social media street. Yes. Social media street is only for one need. Social media street is only for one need. Social media street. Social media street. Show ni 411. Ngobivuga wihuta. Social media street. Social media street. For ni show wa bati nsubiremo Dana. Social media street. Show ni 411. Okay, so good. Tuvuga ko felicitation. Hanyuma reka rero reka nguhembe tureba Laugh at My Pain. Wabanje ko mamashi. yewe reka ninuza zifungwe rwose reka uriya museriveri ntabwo ajya yinginga uriya museriveri wagira ngo ntabwo babishyizeho nabi, abituriye kimwe kiramanuka, murasa no kubishyiraho nabi. Yes, nta n'ibibazo nifite nahise narekura avuga ati shamba muzanambabarire muzace n'ahandi. Hanyuma rero akandi ka video kansekeje kakanantungura, nibaza nimba umuntu atwara atareba uriya mumotari wari urimo agenda yararangaye. Mu by'ukuri reba no mu muhanda ari impamvu yararangaye, ni iyihise nta bantu bari mu muhanda, mbashaka kuri ari no muri guma mu rugo ariko ndebera tujye burya tunatwara tugira gute Edman nkawe cyane cya gihe ubwo aha hantu warebaga iki can you keep quiet ndebera buretse gato abayobozi bagutanga disikuru mwirinde korona, nimutirinda niguma mu rugo yakora guma mu rugo niguma mu cyobo. Aha Dana,
ndebera n'ukuri kose tujye tuvugisha ukuri sibyo baba bavuga se bababuza koko abamotari ariko na moto umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi nizere ko ahangaha atari mu Rwagasabo ntabwo bishoboka ntabwo binabaho kuko uyu muntu umuntu wese reka nkubaze njye ndibaza ariko mu bihugu by'abaturanyi njya mbona ntabwo nshatse kubivuga ariko njya mbona bagenda kuri moto ari abantu 10 harimo n'abana harimo n'iki nko kwa kundi urumva moto iba iri kwihuta igafata feri so ujya ubibona usigara nyine cyo uriya muhungu w'inyuma yasigara inyuma uraba imbere ahubwo yari yashaka kuba yagwa imbere don't try this at your moto ibi ngibi ni ukwishyira muri on your moto at your moto cyongereza kiragoranye bagenzi reka dushyiremo indi video Dana uretse gatoya izi video ni ebyiri urumva izi video ni ebyiri iyo tugiye kubanza ni ya Diana noneho tugiye kubanza turebe ya Diana mubanze muyirebe ahasigaye muhite mutwandikira mutubwira ati Edman iyo video yararenze ari ibintu byo ushaka kuvuga bati ibintu byanjye ngo biba biri imbere biri inyuma uyu munsi my friend reka tubireba ariko tugiye kureba umuntu wa Diana uyu ni umusaza wa Diana sinzi niba ari uncle we cyangwa ari inde turaza kuba uncle waje reka tumurebe nta kibazo se ni ibiki iyo nimero kumushyira batwandikira none mukore igitangazo uncle wawe ntago azi kubyina my friend uncle wanjye azi kubyina no ku biro byiwe ntago azi kubyina ngiye kukwereka ngewe none se reka nkubaze buretse gato banze buretse batare mood itaravamo buretse mashyiremo none uncle wanjye uncle Edman abantu mudukurikiye nize ko yanyavanga Edman urarenze ako ararenze anko Adana agira ngo yari sinzi ibintu ari kubyina ari gisirima ni bashyire mu ngomo oncle wawe buretse nkwereke gato nambite nguce ku muziki cyane nkwereke shyiramo nkwereke babaye ngaho faranga nawe shareka nkubwize ukuri abantu mureke ko abantu badukurikiye Edman uncle Edman ararenze yes tubyemeza nawe urabyemeye uramfariye none narindi kuvuga ngo yes hanyuma nanjye murebe kururiya tuvugishwe ni mubere ukuri mutwangiye kuri 0788 irindwi karindwi 5 mutwandikire kandi nukuri ni mu kandi bantu wanjye nibyo kumbwira ngo murankunda mutanshyigikira bana garamushenguye my friend ako ndakurahiye abantu badukurikiye nize ko mutaza kubera Dana n'utaza kumva ukajwi kiwe karimo n'amakaraza akababwira ibintu abantu banje niba munshyigikira twagiye turaza kubira muri message mu phone ahubwo reka dutangire mwereze message ngubu nona kiri hano mumbwire oncle wanjye ngo yari yasaze none bazire uyu sarabina nafa reba wanjye sha ari karagano hose ariko yakikaraga ibiki yamaze kumwa suruduwira uramako wawe ariko mu biro byiwe arakamanuka akakakeza akakamanuka my friend reka twikomereze twagiye ku indi video nango mucyamo kuba kisoboka ataba galaxy nango mucyamo kuba kisoboka ataba galaxy nango mucyamo yabavuze kwirinda corona my friend nawe bivuga kwica yaratumye inanci ngorana ariko murasana Jose Chameleone uraho mu Bugande umureka mubwire iyi video irasekeje mu video yose abaho ariko tuvuze kwirinda corona tuvuze kwirinda corona ntabwo tuvuge gukabiriza ugasanga kunywa na sanitizer kugira ngo wiki ariko rero ashyize kuri microphone asanga umuntu arayivuyeho urumva noneho ahita ashyiraho sanitizer no ku munwa uza kuvuga kugira nyine hari ukuntu avesti hari ukuntu ushaka kwegera micro wenda umunwa wanjye ugakoraho ariko nunakoraho basi mbe nagize gute mbe na sanitizinze sanitizer ashyira ku munwa wa Diana nawe ndabona
ujarajara unukubagana cyane. Dukomeze na kandi kwa video. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kuishi maisha marefu wachana na bangi. Mimi siwaambii msivute, lakini nawaambia mtu mwenye anataka kuishi maisha marefu achana na bangi, kwa sababu bangi kila siku ukivuta inakuwa ni minus 14 days of your life. Ibiyobyabwenge sibyi hari ibintu mbona binambabaje. Subizamwe iyo video nsobanura abadukurikiye kugira ngo n'abangavu cyangwa se ingimbi zidukurikiye urumva uyu muntu urumva yaratetse yaragiye gusonga ubugari afite n'imbabura ku ruhande akuyeho amazi yari mu isafuriya ku mashyiga ashyizeho imbabura ashyize imbabura ku mashyiga ifu yishyize mu mbabura imbabura bashyiramo amakara noneho agiye kujya yasongera ubugari mu mbabura isafuriya ayireba. Ibiyobyabwenge si byiza my friend. Yavuze ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza. Don't try anymore. Ahubwo abantu baranabyitiranyije ukuntu uriya muntu ariko wasanga n'ibibazo abanifitiye. Guhinga urumogi biremewe ariko bigakurikiza amategeko. Kuruhinga siko kurunywa. Urumva kurucuruza si ibyo no kurucuruza uzajya ukatirwa cyangwa muzamwishyira mu rumogi usange mufite imyumvire nk'iriya yo kujya gufata imbabura akarutekeraho kandi amashyiga ari kwaka. Nibyo urakoze kubahanura papa. Kandi byumvireho kabisa. Papa Kanaka arakoze. Ibyo nawe byumvireho ko ntasigaye mbona imyitwarire yahinduka. For that to be urakoze. Turebe indi video. Mana ni nziza. Yibuke umuhimbiri ku mugoroba. Yega neza. Aro? Ni bamwe bisanduku turahejeje mu minota 10 za kubije. Sa? Aravuye muri koma. Oya reka. Twe twahejeje isanduku. Umwuka wanjye uraza. Ariko tumenyana dukora amafaranga. Nzi ko abantu bacuruza serikeye. Nzi ko abantu bacuruza serikeye baba bafite nimwe akavuga ati yo. Kumbe kiraka cyabonetse none umuntu avuye muri koma. Ngo hoya nagavamo. Isanduku yabonetse ngo turayizanya my friend. Ngo avuye muri koma? Oya. None se reka akwedmani kurundi ruhande sibyo amafaranga ni mabi pe. Kurundi ruhande uramuntu we aba yagiye gucuruza. Yabonye abantu bari kuza kugura ariko muri restaurant umuntu wamaze guteka gupakinga ugeze mu nzira bakakubwira ngo bisubizeyo. Ni nka biriya ariko hari business bitoroshye pe. Ngo hoya. Aravuye muri koma. Ngo oya reka. Atavuye muri koma. Twe twahejeje isanduku mu nyene. Twari twahejeje twasoye. Right, suza abantu bacuruza amasirikere rwose. Mwe mwabuza abakiriya ko biri kuri amubabara. My friend, reka tujye kuri video. Uyu munsi nasitse cyane sinzi impamvu. Na wesha. Hari ikintu abantu bajya bavuga ngo maji ngo tumira ibikwasi ngo tumira inzembe urwo rwemera rumera kuko rukaje mu kiye gifu ngo duhekenye inzembe ngo rukagaruka ari ruzima. Come on guys, uhekenye inzembe rukagaruka mani n'ururimi nirurugukate biriya bintu je sinjya nabyemera bose babona nese uriya muntu ariko rero uriya muntu wasanga yaranarimo bamupfundikiye nje urabona se tureba hano bagiye kumukura dore reba abarimo biriya bintu abarimo rwose ntuzamwizera za maji ngo tumira umuriro ngo tugira gute uko kumuriro ngo tumira umuriro ukagaruka ucyaka bazamuzane nshyire mu essence noneho cyane kibiriti dore ko uwo muriro umira wavuga ngo yamize shyire mu essence dore abantu bavuga ngo bamira imiriro ngo uretse gato uzamushyira essence umucanire ose bavuga ngo bamira umuriro nzacane mu essence no nawe uri umwana mu bipena migerageze kunyemera ngakora maji ndamureba nabati nawe usa nazo uri maji nawe ubwawe uri maji
Miguel uri magic twagiye kuri video. Nakwambia kuna maaskari wanakuja. Kuna maaskari mewabikia wanakuja hapo. Nakwambia kuna maaskari wanakuja hapo. Wewe unapiga watu kimani wewe. Shida yako kupeleka kwa mchukuru. Ubagire. Abantu bakunda kujyana bisi public transport. Mwaragowe sana. Gose. Hanyuma hari ahantu uzi Kigali. Ukaza umuntu akuri urabona ntane mwamwegeranye somehow. Ukumva umuntu ugenda avuga nk'ari kuvugira mu rugo. Jewe nari ndi kuvugana. Iyi video twashitse kwereka wari kuvugana. Nari ndi kuvugana n'umuntu turi gupanga nyine ibintu bya business. Umuntu anyegereye my dear yavugiye kuri telefone ku buryo n'umuntu uri hakurya arabyumva. Uwo mu boss arambaza se aho hantu uri ni he? Wari uri he Dana? Wari uri he? Nari ndi hehe? Wari uri muri bisi? Yashana ngo ndi. None se umuntu avugiraga? Nari ndi muri quartier gutya ndi kugenda. Ari ngiye kugura amayinite yanshiranye. Ntabwo ukoresha momo. Dana turi mu gihe cya corona. Wajye ushyira udufaranga kuri momo. Babara cyane byose. Ubu se uhorana amafaranga kuri mobile money. I don't use money in cash. I use money on momo. You always have money on your mobile phone, money. your account phone. Yes, mobile money. Put some money you use, Don't go and you give you need corona, my friend. Kandi ubyigiraho nkongero story yatifunikiye aho nga. Story yatifunikiye aho ntabwo yujije ikinyabupfura cyane cyo kwirinda corona. Tujye kwirinda. Urambangamira my Diana, cheers. Cheers. Ndabizi ntabwo yabyemera. Tujye kwirinda video twibuka. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Fire. I fire you. Choma kwa moto. Iga kila roho zote za giza. Kwa damu ya Yesu. Fire in the name of Jesus. Iga kwa moto. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Na moto. Ariko rwose kimwe ni cyiza ku bakristo bose. Ariko ari ikintu tujya Dana mbabara umubwiza ukuri. Koko kujya gukubita umuntu ngo mashitana amuvemo. Is it true? Is it the right thing to do? Bon, simbizi. Ariko rwose for real nanjye nagwa wazunkubita inkipera. Ariko gukubita abapasiteri nakunda gukubita iki. Ibintu byo kuzamo munkubita iki mukubita n'iki. Donore aramukurikiye. Umva we wanze ko nkura amashitana akurimo. Ariko nanjye uko naye nagwa. Urambaza iki wowe? Toka satani arakuvamo. Ntago mvamo. Arakuvamo. Ariko se tubigisha ukuri. Hari abantu badukurikiye batubwire. Pasiteri rero. Banadukurikiye batubwire. Uriya mukobwa koko ara nyamadayimoni atumye arwana cyangwa se ni kamere ya muntu. None se reka nanjye nkwibarize. Pasiteri we kucya mukurikiye. Akamukomeza bari gushaka kurwana agakomeza mukurikira yagize ngo namadayimoni gutuma hunga ariko buriya nawe nawe utajya wanasengera n'umuntu utamukozeho. Especially muri kino gihe no cyakora. Kandi abapasiteri bagukubita n'iki ari ahantu ugeze kujya gusengera. Simpavuga ako pe byambaye ari umuntu no ngiye imbere sinamva bamwishyura iyo pastor uzamubita nazamwishyura reka mbaze iyo nkuru ariko ijambo ry'Imana avuga ngo ukubise umusaya ajya umuhindura urundi samblage nago ndi kukubiye nene nagiye kuhabera umushyitsi umva umpasiteri ngo mumurize ngiye kumana urushyigo numvise ugize umujinya bugize yaneje shitana kimana. Yes, kugira ngo rero dukomeze tujye kuba twaryoha neza mu rugo. Reka betting na Gora Games ukanze akanyenyeri 878 urwego asigaye uyandikishe ukoresheje promo code Prime. Ibi ni ibyo ngibyo urya amafaranga yawe umutuzo unezerewe kandi uyarya ari menshi cyane. Yes, nta kibazo ufite cyane. Diana twasetse pe. Umva reka turuhure zino kwakira Aline Sano. Aline Sano ngo afite indirimbo yitwa ngo hono. Ariko hono ni ibiki? Ari vayo hano ubwire hono ni ibiki? Ndashaka kuba nari mu rukundo ntago mbizi kuko ngo yazamutse imisozi ngo nyuma ya Johnny ngo Johnny you broke my heart. Oya ngo you broke my heart. Nyuma yo gukunda Johnny yahise agenda imisozi ngo arayitere. Tutaza tumi mu bintu byo kwirimbishwa tujye tureka mwana. Aline Sano tunamubaza urugendo ngo rwa hariya muri Afrika y'Epfo. Ashaka kuba ari kuhumura amadolari. Naza yadusige. Reka rero dufata akanya gatoya tuze twakira umuhanzi wacu w'iri joro. Uyu munsi
yes, that can keep quiet. Sha uzikuniganya ijambo mani wajumbabarira koko. Aba batsinga wangi kunywesha amazi. Mbabara uvuge wigira hirye. Nibyo kuzunyegereshwa mbabare cyane. Yes. Nyuma rero nkuko muri kubibona. Oh my god. Ariko mushyiraho kamera turebe. Ari Misano. Ari Gentro. Ariko rwose inkweto zanjye ko bazishyiramo mumurebe niyo seko ko guseka neza usa neza usokoje neza nuko mutabiye Hey Sano, how are you? I'm fine. You're fine. Long time. Brother. Bavuga gute? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hanyuma Aline Sano ikazi nanone muri 411 hashize igihe. Welcome back. Murakoze cyane. Wari umeze neza? Umeze neza. Nta kibazo. Abe. Sure. N'uburyo Diana nta kibazo. Urabona unatazi iki? Ibyari biri inyuma reka tureke kubivuga nta kibazo. Gusa umeze neza ariko Diana twakinjiye mu njyana yo kuririmba gato. Kuririmba kandi umuziki wazo mfite namwe. Umuririmbyi akantu gato cyane katari complexe. Nyine katakemeza ko katari mukuru wawe cyangwa umuntu wawe uri hano. Harya bundi ndaririmbikira. Okay. Imisozi natere, duwani natere, senuze gute baby, nacho naguisha bebe. Imisozi natere, duwani natere, senuze gute baby, nacho naguisha baby. Wow. Alingwiza umuziki? Not formally. Nago nize umuziki mu buryo buri fomo ariko urebye ni nkaho nawize muri korali no kuririmba cyane byose nigishijwe na experience. Yes, mise uvuze korali mitanibuka aka video kai nabonye kace. No. Aka video. Iyo uziko wari umurokore w'umwadeperi, right? No, nago ndi umwadeperi. Wari we nago nta bintu bya past uwo nari we kiragiye ni nawe nkiriwe ndi umukristo mudive kiragiye yari muri korali y'abadive nose ko kumbabarira umbwira aho urakoze kunyibutsa hari ahantu wumvaga uri mu mana bishyushye cyatari ariko uretse kuba mu mana cyane imana nyihorama ahubwo nari mfite passion ya musique cyane nkunzi nyine ibintu ndimo numva ndi mu mana numva nyine nta handi hantu nifuza kuba ari hariya. Wisanze muri secular ya gutese? Nisanze muri secular muri 2015 aho nyine nari nivumbuye kuri korali ibintu by'abana biba bitangaje cyane. Hari utuntu nari nakoze barandakarira nanjye ndivumbura. Niko wavuga kweje nuko twambutse ngo za dohani nuko twambutse cyane aka video ujya nkunda kubona abantu bagapostinga ntago kajya gasaza ujya kubona ko umuntu nyuma y'imyaka ingahe ngo mu ndorarine bigaragaza nyine iyo wirebye muri wowe wumva utekereza ubibona gute? Barumva nishimye ko mfite background, mfite fondation narubatse. Nyine mba numva ndi proud of myself ahantu navuye. Mita numva ko naho nahandi nzahagera kuko ndi hariya nago niyimaginaga akakanya nago niyimaginaga muri hono muri controller nyine sinari mfite fitire tu nararimbaga just ariko bitabinyereka ko akakanya noneho se ko mfite fitire ahantu ndi kuvisiona noneho ho nzahagera naho nyine barumva nishimye ko nyine ibintu bigenda byimprovinga kurusha. Sano muri iki gihe cya covid abahanzi mubaye muti babaye bate data ibintu bimeze bite hanze hagara ntago byoroshye sinkubeshye akoreka nkubwire Imana hari ukuntu nyine imeze nyine niba navuga ngo nindanje sinzi ukuntu bigenza ukakubona ukabona ubayeho tu kandi ugakomeza ugakora n'ibintu birenze
kubyibuha byose Byaranze. oya ntabwo byanze ahubwo kuko ntabwo iyo mbona bigiye kuza ndabikontorora ntabwo nkunda kubyibuha niyo mpamvu nzarira mpfa nimereye gutya kabisa nubyara uzabyibuha oya nimbyara kuko n'ubundi no kuri ubu hari igihe mba ngiye kubyibuha nkabanza nkasubira inyuma gato nkakora ibyo nkora nkavuga ni woya kubyibuha wapi ubigenza gute se nkatwe nkora siporo nyinshi tubyibushye nkora siporo nyinshi ariko ngashobora kunywa amazi ariko hari igihe amazi ajya ananira ariko nkunda kuyanywa tu aho muri mu kanya turayanywa muyampe pe nubwo nifuza kwica ibibazo byanyu ntabwo urifuza kubyica ntabwo nifuza kubyica ariko ndashaka amazi yanyu wenda araza kumforsa mu kanya muraza ndashaka amazi abidana mureke kwivugisha ibyo ngibyo murashaka amazi mutaza kubyica mukavuga ngo nubwo numvaga nyasha ntabwo ndi bubyica ariko murayampa nubwo nabikora yampe ujye wowe uri n'umusore rwose ntwari ubu uvuye kuri ariko buretse tutajya ku ndirimbo wambutse ufashe rutema ikirere ugiye iyo ngiyo yego muri The Voice yasimbutse byari bifashe gute sano ni experience dusangize kwa biriya bihe wagiriye hari ahantu hari bibiri ariko ibya mbere numva twarabivuze bya South Africa ubu tugiye kuvuga ibya Cote d'Ivoire ni Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire byari byiza nibwo bwa mbere nari ngiye muri kiriya gihugu yego kivuga France kitagira rwose COVID-19 ntayibayo se ibaye ariko kubera ukuntu hashyuha ntabwo ibazahaza cyane nkatwe kubera ko urabizi nabonye experience yanjye nabonye ishobora kuba ikunda ubukonje cyane igatinya ubushyuhe rero mu bihugu bishyuha cyane usanga itabatesha umutwe nkatwe hanyuma nyine ndagenda twaye ibendera ry'igihugu cyanjye nyine ndagihagararira rirazamurwa abantu nyine babona ko u Rwanda rufite impano ukuyemo abakobwa beza n'ubuyobozi bwiza harimo n'impano kuko niyo reputation izwi hanze bazi ko dufite perezida wa danje bazi ko dufite n'abakobwa b'ibidanje nawe barakubona n'umukobwa wa danje uba wabayoboye ariko nabonaga no mu mafoto no mu duserifi fata bati wari wabayoboye mbese I was feeling so beautiful kabona abandi bari never felt like that mu Rwanda kubera ko nawe ibidanje byinshi uragera nyine gahita ujya munsi buryo ariko wageze hari nabibonaga mu mafoto bati Diana nawe uzanyarekere rwose uzaba queen uzaba princess Chamba princess wa nyawe ubu ngubu uri pirate oya Shemoni ubu pirate oya uravuze ngo nzagenda mbe queen uzaba princess wanyawe noneho wadage kuzatamba misi ubu ntabwo uri wanyawe kuzatamba misi sibyo ratari alright ubwo uratangiye gahunda iratangiye turatangira turarepeta baduha nyine indirimbo baduha turarepeta bandi iraza turarepetana ababyinnyi nuko abo kwambikwa nuko ab'imisatsi nyine buri cyose cyagiye gishinzwe guhera hejuru kugera hasi so ku itariki rero 24 nibwo twa stage nyine yabaye byari live turakubita nyine urumva byari indyankurye udatowe witahira ubwo nyine ibyo kudatorwa bimbaho ariko byari bimeze bite feelings wagize usanze udatowe kandi wenda ufite icyizere kiri hejuru iyo tari hari ikibazo no kudatorwa feeling nagize mbere nari namaze kubibona nagize mbere ntaraperforming ndabanza ndicara ndiyakira neza si kubera icyo wumvaga ko utazatorwa nose factors zari too many kandi nyine zerekanaga ko naratowe ariko byerekanaga ko ntabwo ari ukumenya kuririmba cyane ko twese twari tubizi nta n'umwe warushaga undi ubwo twari 12 twese buri wese yari afite uniqueness yewe ariko
nari mu gihugu cya Cote d'Ivoire sibyo ni kure y'igihugu noneho abandi bose twari turi kumwe bari nk'aho bari mu bihugu bya West Africa imeze nka United ni nk'aho ari imwe banakoresha n'ifaranga rimwe muri East Africa ni nk'uko byabera nk'i Bugande cyangwa i Burundi kugutora Tanzania Burundi babyegeranye hari favorable bihari noneho twebwe East Africa nubwo iri United cyane nka West Africa ko West Africa iri United bidasanzwe bakoresha ururimi rumwe igifaransa bakoresha ifaranga rimwe bakoresha amateleviziyo baba bareba namwe ugasanga nka Prime TV iri kurebwa n'abagande n'abarundi n'abaki bose so Vox Africa ariyo byacagaho ni televiziyo yaho irebwa nabo ariko hano mu Rwanda irebwa nafite Canal Plus kandi mwibuka bariho ni imbarwa urumva noneho icyo ni icyambere icya kabiri gutora byari ukohereza kuri SMS noneho bo bari babahaye ukuntu bari babagize favorable bari babahaye buri wese mu gihugu cye yari afite uburyo atora yohereza kuri nimero yo mu gihugu cye Togo bari bafite akanimero boherereza niba ari ngo 0022 Burkina Faso nuko Benin nuko naho mu Rwanda barangije baduha ninjye nyine narimo mu Rwanda bampa nimero yo muri Cote d'Ivoire ngo abanyarwanda bari boherereza kandi ibindi bihugu byafite nimero zo mu bihugu byabo kubera ari wese none mbanza kwikarakasi nyine abwira ibintu naga ari byo nago biri fair ngo natwe sitwe ngo byavuye hejuru ndavuga yesawa ni karakasa ntarabona mu gitondo bahita babyuka bahindura nimero nimero bampaye barambwira ngo siyo nari namaze kwisharinga yewe mbonye ibyo bintu aravuga ati byarangiye ubu hari abamaze gutorera kuri ya yindi ntago bazi niba byahindutse abamenya nyongera kwisharinga ndayisharinga nyine ndavuga ntaba ari njye sano hari ahantu wari kuri finale tuvuge umunsi wenda wa finale nihe ndirimbo waririmbye naririmbye indirimbo yitwa My Love Is Your Love ya Whitney Houston karirimbeho gatatu mbese cyamwe muri randirimbisha ariko muzi ko singing is my business ariko ariko none mumenye ko hari abagukunda bakunda kumva indirimbo twagiye sano twagiye okay if tomorrow is judgment day and I'm standing on the front line and the Lord asks me what I did with my life, I will say I spent it with you, boy, 'cause your love is my love and my love is your love. It will take an eternity to break us, and the chains of our star couldn't hold us. Your love is my love and my love is your love. It will take an eternity to break us, and the chains of our star couldn't hold us. Clap your hand, y'all, it's alright. Clap your hand, y'all, it's alright. Dana mengu umutwe. Dana ko nahizeyo. Ari nijwe pe nukuri. My friend, iyo bakiza gutora twakuba ngubu turi kuvuza impundu ariko impundu n'ubundi ziravuzwa byibuze no kuba waragiyemo wa mugani yes kuzamura ibendera yes alright hanyuma tuze ku ndirimbo yawe nshyashya nyuma ya John bivuga iki hari abarose none nyuma ya John yamutwaye umutima noneho yuriye imisozi imipaka arayirenga cyane ushaka kuba no mu rukundo hono ni iki ngenda kubunda cyane hono hono ifite meanings nyinshi ako meanings ebyiri nizo ndi buvuge ya mbere harimo ono hari ahantu mvuga ngo do you want me to die oh no do you want me to die like uhakana nyine oh no noneho hari n'ahandi mvuga hono y'umuntu ndi kuririmba nkuko naririmbye Johnny ko aririmba Edman ko aririmba like any name nyine y'umujama tu so harimo hono harimo na ono harimo n'ibindi byo wenda umuntu yagutekereza kurandira hono ariko icyo si we twe yanjye abitekereza ku ruhande tata we ibiki se
umukobwa niyoroshye usiga ibyo bintu ntari narabitekereje njye nari mbizi neza ko ndabimubaza ariko ubwo byo sigishe gusa aya kane kanabishe uba yaririmbye rero cyane ubu ngubu uri kubona yakirwa gute hanze irarenze ntago nari nagira like ni progress kuri njyewe kuko ntago byari byambaho na rimwe mu buzima ko indirimbo yanjye yakirwa nk'uko iyi ngiyi yakiriwe so n'amaviews ndabona azamuka cyane ndabona bari no kugenda banayikoramo TikTok ahantu hari uzo gukora ikintu bita ngo hono urumva uzo kuyikoramo TikTok ahubwo nsigaye so ni nyine narabyishimiye cyane binyereka ko umuziki wanjye ugenda ugira progress uko bwije nuko bukeye alright mfana video ni nziza kabisa thank you so much Diana ahubwo n'abantu badukurikiye bayirebe none gato cyane hasigaye tuze tugaruka mu gace kacu kandi asige tukwemeze my friend indi ndirimbo mugende muyirebe ku mbuga nkoranyambaga zose zasanga cyane cyane kuri YouTube nakanda subscribe sibyo ra bavuga ngo subscribe ngo subscribe Diana ni okay subscribe right. Subscribe kuri Alinsan right yeah and ubundi share muyirebe mwishime mu kanya ndaje abangaba bari kwisekesha gutyo turebe ko twamaze Diana we need water we need water ubwo n'urwitwaza katurebe hono ubundi tugaruke erega ntugatinye nawe nagurishyashya bayo bwangu bayo nenda gucaho imisozi natere nuwane natere ese ntuze gute bebe ntacyo naguhisha bebe imisozi natere nuwane natere ese ntuze gute bebe ntacyo naguhisha bebe. Do you want me to die? Do you want me to die? Or don't let me die? Do you want me to die? Do you want me to die? Do you want me to die? Or don't let me die? Imisozi natere, tuwane natere, ese ntuze gute bebe, ntacyo naguhisha bebe. Imisozi natere, tuwane natere, ese ntuze gute bebe, ntacyo naguhisha bebe. imisozi natere alright dushaka amazi Diana duha amazi murabona namaze gutegura amazi batangiye kwivugishwa ngo inyota nanyishe umva nta nyota mufite ibyo ndabizi kanitonde nabizi none ibyo ukuntu rero ibintu bimeze Aline uheruka inzira mu ibintu byarahindutse ubu ngubu ugiye kujya ureba hariya kuri screen urumva birabarinze ajya gucurana gucuruka urumva rata hanyuma we na Edman murajya mutanguranwa gusubiza ikibazo yes nuvuga ngo ni ibihugu ibibazo ngiye kuba hani ibihugu urumva biroroshye si byoroshye ahubwo duha amazi twinyweye noneho biracuritse biracuritse wowe uragicuruka uvuge ngo wenda niki ni Togo niki yes ubundi mutanguranwa ugisubiza mbere ni uraba watsinze dushaka amazi tuduceceka urumva yes ugisubiza niwe uraba watsinze twagiye n'ikibazo cya mbere Jesus twagiye harani ikiriya gihugu ni ikihe mufite amasegonda 10 dore bari no kubabarira Uganda imisozi natereye yes mwese rero murayanyweye kuko Nigeria Guinea kubera ko mwese wagize guti twashakaga amazi Guinea birakomeye oya ngo biroroshye mwigiraga nuze Senasana ntacyo azavuye hafi hariya tumugishe kuri ntago mujye muragukabiriza
urumva Aline ntakajya akabya rwose. Wow. ntabwo nanywa icyaka Amazi rwose abagire kunyuta ariko mujye mugenda mumfatira buri muntu ari kunywa amazi ntarino umufate yaha gutyo yego byiza yes we yamaze biniherereye hese sawa rero dukomeze n'ikibazo cya kabiri kwihuta kuko nta minota myinshi dufite twagiye shyiramo ariko kudutinza ikibazo yes kiragiye Botswana nagutanze twabivugiye rimwe Botswana kandi sara kangwiza no mwishura areganaga ubu ndabikiza gute nyine vuga uwatazi undi sose wari uhari nta n'umwe yatekereje ngo afate umwanya gutekereza ko nawe umunwa yawukoze kundusha ahita ngo ntawe uyanywa hano sawa reka mbababarire ntawe uyanywa oya this is not fair namutanze Imana agomba kunywa amazi you guys have to be fair niba wamutanze cyane abantu reka tujye tureka nta kivuze nta n'umwe aho rekera aho ngaho woroshye cyakoze buretse kugishyira mu mazi mwakubagira kuba nta mwanya dufite Edman Nasoni wari ushatse kumbuguza we ariko ibintu ni byiza dukomeze n'ikindi abana sana bere tantine baragowe Angola nguvuze ngo iki Angola yego rine nywa amazi niyo kuyuwati medaye urikira mukaso igatwara ariko sha ubundi you want me to die yes die twakomeje niki ntabwo urarangiza kunywa amazi yasoze kunywa amazi yego sha Edman iki ngiki urayanywa ariko washyizeho kamera nawe ko yangambaniye sano dore ngo waririmbye ngo Johnny Edman avuye mu bihugu byo hanze muri Zangora avuga igifaransa yawe ariko se imisozi natereye inyota yaramwishe none se wagicyuya wabira uri kuzamuka twakomeje n'ikindi kibazo babirahure birahagije reba baba oya ko bitandukanye se wowe Sierra Leone iki Sierra Leone nibyo nakuri ndanywanze shasha Edman warukopeje nawe yabyemeye ndapfuye shabaye busuza wewe muratuma nyangana oya yararirimbye imisozi natereye banategereje ko wati hono washakaga amazi kandi bibiri birahagije nawe nywa amazi ariko nka Miss nawe nawe iricyara anywa amazi nkibaza amazi ari kujya habuya shari ngeje ubundi nanyweye ibikombe oro kuvuga gusa giceceka Diana ariko Edman yaranyibaga oya sha mureke mbabwire ntago mbumure crash wawe yego mana ngo iki ndapfuye itegeko uburwayi buratuma ndwara kuri televiziyo urugira urwara agize gute ari kunywa amazi nta muntu amazi yateye indwara reka dukomeze oya ntago ndayamara ntacyo arakubabariye se ntago mubabariye arayanywa kiramo nagiye mutanga ikindi anywa ndi none wayamara no ucunga sana kirani Taiwan oya cyane no ari niki amasegonda aragiye mwese Taiwan west Eswatini Eswatini yes yitwa Swaziland shareka nywa amazi kamere kure rekeraho nawe mbabari fata amazi ibyo uri kwigira n'ibiki ntayo nywa ubusatu nywa amazi mwakishe kamwe niba shaka no nawe wakishe mwese mwakishe ugize imana banze ni nanti mazi Eswatini none nibwo bwa mbere Eswatini ngiye kubivuga oya ni kirya gihugu cya Muswati bagihindura izina 2018 anje nkurisha n'amateka muri Eswatini asigaye bingahe muracyama paka oya niba ari byinshi ntabwo tubigenda yasha umva nkubwire twifate none twifate gusuzugura twifate mubikore none sasha mwigomeke fata amazi saraza hari icyo kwagiye ikindi kibazo ntange sana Edman banze maremo ayo mazi yamaremo yes dukomeze n'ikindi kibazo Djibouti ndapfuye
ukuboko kw'Imana kuri hejuru kuri nge uyu munsi ase kuri kugwa ibi bitari bya nyuma uransekeje mu buzima. Yes. Edman wamukopeje sha ntibyarangira ibibazo ngereka ndi dangerous Dana ndabizi nicyo cyiza cya Dana ari kubaza we nta nimuhugira sha ubatwa nase kumuha amakiya Dana oya sha amaze kunywa byinshi kandi we ko amaze imistameze neza voilà arwaye iki Dana uri muganga none hari na izindi muwe sibyo Basha urazishyiramo vraiment Imana pe asiga baba cyakoze mufite n'ibibazo habinga ako nibikeya by the way ntabwo asiga binga tubwiza ukuri da twiteyarisha mu gifu twakomeje mushirire mu kiramo bite mutsinda akanya Chad yagutanze uretse ko nanati irimo ariko ntacyo nabo baba babyanditse nabi ubusira ni Chad ngaho nywa amazi cyangwa ni CBD iyo muri Kenya nywa amazi dukomeze bene uretse gato oya nanywa amazi ikiriya kibaye ko bayishyizemo kibaye imfabusa urakoze cyane ushyizemo abantu batararangiza ongera ushyire muri kiri gipfa imfabusa oya jewe rambabaje rwose abanyeshuri bose aha oya buretse na Getman nanywa amazi kira nacyo kivuga mu kivuge kiriya kira ni ikihe nawad tubyemere warad Mwana we wow ariko murambabashe mw'abanyeshuri u Rwanda narwo munsi twavuye mu kiganiro twagiye ndavuze ngo mugo igendere sano u Rwanda nguki nago bibaho nago bakidutunguje iwanyu habananire bakidutunguje Rwanda man Rwanda ibananire u Rwanda cyanago twakugije ariko suko uyu munsi ni umunsi w'iki wo kwibohora umva hasigaye ikibazo kimwe abanyarwanda noneho rero Edman nywa ayo mazi mu gihe Aline nawe ari kunywa aye mushyirire mandi Edman yakira kibazo cya Rwanda wishe nuko bimeze asa aya mazi mwagiye mwazasimbuje amazi mukagira nk'ikindi kintu hagati basi nawe mugirire mu werega nje ntago mese nkawe mwana nanjye ndayivuze no kuri ko akudanaje mbabarira nawe uhatira umwana ibyo kurya mu rugo uburetse gushyiramo icyo kibazo agiye ku Rwanda ariko nabo babicuritse nabi nuko uziko ariko nyawo ni Norway nayo nawadi nawadi ariko nari kuvanga award ariko ntabwo byakunda harimo na murayo kamera please murayo kamera kwa sana buretse kwikurayo bareba ubuswa bw'imushyire kuri Edman yego ubuswa bw'ukuntu bari bambaye neza gusa sha kubabona mugenda cyakose ni ndio turabona 0 mu ishuri ntabwo nagerageje yewe ari umunyeshuri abuzuza ari kutanywa baby kutanywa amazi ntabwo yanywe ndindiriye ko Edman asoza ikirahure cyayo aya mazi reka nyasigemo nta kibazo aya mazi agiye kunywa hagiye kuba hano simbizi munkiriremo ikibazo cyane ndayizeye no kubikose reba ari ndabona uri kurangara Tanzania twabivugiye rimwe Shemoni ahubwo yanywe yagera metre yagera tugusikirane namwe tabwo tunakuko mwamvugisha amagambo menshi tunakuzereze ngahe muzane nandi mwayo mazi fata sano fata amazi nawe ngo yamari Tanzania buso ninde watuvuze go Tanzania ejo hano hirye none u Rwanda rubananire ikintu nicyo kintu kinambabaje Rwanda wewe kuna bicuritse nabi ugafata umutwe wa Dana ukawushyira ku birenge bicuritse nabi u Rwanda rubananire pe oya pe ibintu byo gucurika u Rwanda kuriya mukabigira ngo awadi we ariko mukazasuzugura n'igihugu cyacu ucurika nkaho ucurika amagi mu isafuriya uziko mumbabaje umusore mwiza nkaho umukobwa mwiza bawushyira mu birenge bawushyira munsi y'ibirenge bakamenya ngo ni Dana niko Dana umutwe wawuciyeho urumva bakawushyira mu nkweto wambaye ubwo niko mwakoze wambarira ibikombe unyweye shani nk'umunani imisozi twatereye imisozi muntereje you want me to die oya cyakoze mbizi kiya rwose okay hanyuma rero mama mubi abana badukurikiye Dana ni tantire mubi
kuko nta nimwe wagira. Alright Dana, reka tugire dutahe dore burije Sano ahanyuma aka gace kandi se ukabonye utari mundi n'amazi ariko uburyo mwatanguranwaga nkaho turi muri primaire muri primaire Tanzania Mbabare sinyama nahita nsara neze biti Dana kwinzoka zindi ibintu byo kuvanga amagi n'amazi ubu ngubu rwose twicaye nk'utwite Sano twigendere ahubwo Sano ni ikihe kintu wabwira wenda abafana bawe dusoza tunagenda? Abafana banjye nagira ngo mbashime yo man hariho Hono challenge the winner azahembwa kuri Saturday, next Saturday tariki 10 azahembwa 1,100 y'amafaranga ijana rimwe kabiri 10 ko numva mu mwijwi imbaraga nazirimo se naya mazi daka oya mwebwe ibyo ni bya off air hanyuma challenge nyine be as creative as possible nyine ufata ka video ube creative nyine bishoboka then ugapostinge kuri ntuze yawe utaginge Alinsano yaba Instagram yaba TikTok yaba Twitter yaba Facebook anywhere izarebwa cyane ifite na likes nyinshi iri na most creative nizahembwa nuze izarangira kwa 5 then guhembwa bembwe kwa 6 so alright you're welcome. Hono challenge is officially on. Kandi uyanyemye kankubwira ukuri zaza so yeah niba batanazi n'indirimbo ubwo nyine nabo barahita bakabara kuyimenya by'amafaranga y'u Rwanda cyane turi mu gihe cya corona amafaranga nta mikino abantu bari mu rugo nimukirensa uwo mwanya wanyu mufite agucika urumva vuye muri The Voice amafaranga ni menshi cyane sawa none ngiye nzakora izakubita hasi ndakuraye wese ndashyira no kuri televiziyo wowe mu biki no ngomba kuyikora nakubera yes alright tugeze ku musozo Dana buretse gato niba utafite bando zo kuzakoresha my friend zo kuzakoresha iyo challenge genda kuri Gorilla Games betting nutarya wala uzahita ugenda ukore challenges ugure ama mega ko wakanze akanyenyeri 878 urwego ukoresha promo code prime nuyikoresha uzarya amafaranga ugure bando posting utukire n'ibihumbi 100 kwa Hono Mofire. Alright, ari nasa tugushimire cyane kuba waje ijoro ryose rwose utsindagira kaza meze neza meze neza yes nyuma reka duherekeze Alinsano twebwe tubasezera mu kanya tubasezera uyu munsi reka mbivuge isi yose ibimenye kumuringa iyo nahomereza umutima wakunyegereza ubanza muri past life I was your husband and you were my wife I used to take it as a joke, used to take you as my homie, later on became my hobby, but you got me deep in love, oh you got me deep in love. Johnny, 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 you stole my heart, you stole my heart. You can be cookie, you see, you see me menye. Oh yeah, my friend, nta kibazo ufite cy'amazi never. Ariko Sana nawe yavuye mu bihugu ngo bya West Africa ariko kajya kuva bamuganga Cote d'Ivoire ntayimenya inshuti zangiye muransebeje pe yo koko ikibazo tubyihorere reka dutahe ahubwo icyo nakubwira cyo reka dushimire Ari Salone kuba yagushyizaho gapenke
yagusize agapen keza cyane rwose Yego. n'abanyeshuri bari muri vacances mwabibona Nabo uko ibintu bagashyiraho. byafunze, ariko mukagenda mwirinda kubona bakajya umva ngo abantu bari ku ruyenzi kwa salon abantu bari bakagenda ku ruyenzi wambutse Nyabarongo ingona zaratuje muhumure base kumva hehe i Kigali nkambuka iriya nkajya gushyiraho ahubwo muraturanye umva reka twitahire sibyo Yes. bwanije bwanije reka ahubwo reka nibutse abantu baba bakomeza batanga comment hariya ngo wambaye neza babwire ngo ni Simba Store jya kuri Instagram ni Simba Store urebe ibyiza abafitiye cyangwa ujye downtown ku muryango wa F97 yego use neza ugaragare neza my friend ndakubwiza ukuri Oya, wambitswe ariko na Simba Store nta mukobwa wakube nga gusa Never. neza burya ni n'icyubahiro cyawe Yes. nawe ugende muri elegance yawe kuri hariya muri chic muri flow ya mbere ubundi use neza ubaze elegance shop ikorera he ubundi bakwambike use neza yes Edman dutahe burije ahubwo se Diana. saa 3 turaca hehe baho yenda ubwira ari nasanago yari ifite umutahe inzira zimwe nawe njye never wowe urankatiye nta kibazo yes katubwire ngo tuhure ubutaha ari Edman na Princess Diana ibihe byiza mukomeze Bye, kurinda bye, bye, COVID-19